yacu y'uno munsi dutangiye tubona umusore wamutwaye mu modoka arimo kugenda, mu kugenda abanaze impeta. Abonye umukobwa yari ari hanze ari kurya utuntu ku muhanda, umukobwa yari umuntu w'umukene cyane yarasabirizaga ayibera ku muhanda ari kwirira utuntu baba bamunagiye, umusore yanaze akabogisi yanagaho n'impeta. Umukobwa mu kuyireba agiye kubona abona umusore nawe ari mu modoka arimo kuzamura ikirahure. Hehe! Umukobwa yaramubonye abona umusore ukuntu ari mwiza, aravuga ati uriya musore ko anagiye ino mpeta, kandi njyewe n'ubundi nta muntu wari usanzwe unyitaho, ati wasanga ayitaye kanyimushyire. Umukobwa kubera ko yari azi karitsiye yari atuyemo, umukobwa yaragiye yitambika imodoka, umukobwa mu kuyitambika shoferi yaratunguwe kubona umuntu yitambitse imodoka. Bisanzwe mwa bantu mwe, yari igitangaza kuri we. Umukobwa yarahumirije, wa musore wari uri mu modoka yarasohotse mu modoka agiye kubona abona ni wa mukobwa. Barikanze bagira ngo baramugonze, kumbe ntabwo baramugonze, umukobwa yahumirije ngo ahagarike wa musore amuhe ya mpeta ye. Hehe! Umukobwa mu gukubura utwiso twe abona umusore mwiza w'ibogari amuhagaze iruhande. Mwibutsa yuko wakora subscribe, iyi channel ni nshyashya tukayizamura tukareba ko yagera kure. Hehe! Umukobwa yatangiye kumwenyura ati rukundo mbonye utaye impeta, urukundo rwawe wasanga mwashwanye. Umukobwa yaramwitegereje neza atangira kuzamura impeta ngo ayimuhereze, umusore nawe mu kuyakira yakirana ubwoba, irazi ko ayimuhaye wenda amwereka urukundo. Umukobwa mu kuyimuha yasigaye yigunze, umusore biramutungura cyane ati se ufite ikihe kibazo? Umukobwa mu kumusubiza ati nta kibazo mfite, nyine nuko undeba nibera ku muhanda. Umukobwa bakomeje kumubaza ibibazo, umukobwa niko kubisubiza, umusore bikajya biramutungura cyane, ariko umukobwa we akisigarira agahinda ke aba yifitiye. Yari azi ko bamunagiyemo utwo kurya, kumbe bamunagiyemo ibyo atazi, impeta. Impeta kandi uri umukobwa we yiyiziye ku muhanda, ibintu by'inkono yarabihunze. Umukobwa batangiye kumubwira amagambo menshi, umukobwa atangira kumwihorera. Umusore abajije umukobwa ati iwanyu ni hehe? Umukobwa aramubwira ati dore ni hariya, ati njyewe nibera ku muhanda nk'ibisanzwe, hariya ubona niho iwacu. Umusore yaratunguwe cyane, umusore arikanga areba ukuntu n'umukobwa ari mwiza n'ukuntu aba ku muhanda, abwira shoferi we ati uyu mukobwa tumujyane. Umusore yabitekerejeho cyane agumya kubitindaho, agakobwa nako kagira ubwoba, kabonye disi umusore mwiza w'imboga uri kukitaho. Umukobwa yaratunguwe cyane aravuga ati ntibyari bisanzwe. Wibutsa ko wakora subscribe channel tukayizamura, dore ni nshyashya nibwo igitangira. Umusore agomeje kubaza ibibazo n'umukobwa, shoferi nawe niko amubwira ati uyu mukobwa tumujyane tujye kumugira neza, umugire inshuti. Umukobwa ati nanjye nakubera inshuti nziza. Umusore nawe niko kumwenyura akavuga ati abishobora, ati yes. Okay, ati reka mwijyanire n'ubundi uve ku muhanda uve mu buzima bubi nkujyane mu bwiza. Umukobwa disi yarishimye, umukobwa arishima cyane disi. Umukobwa yarishimye atangira kumushimagiza disi. Umusore nawe yaramwenyuye aravuga ati disi kamufata akaboko nkujyane tugende twiyubakira ubuzima bwacu bushyashya, nkuhindurire ubuzima ubundi uve hano ku muhanda. Nari nkunagiye iriya mpeta kugira ngo ndebe ko wabona ko nakweretse urukundo, none nawe urabibonye, nari nzi ko utayibona. Umukobwa ati nari kuyibona. Umukobwa disi byaramurenze. Umusore nawe yabonye n'umukobwa ukuntu ari mwiza aba ku muhanda. Umusore aravuga ati uyu mukobwa mwiza nk'uyu nguyu koko kuki aba ku muhanda? Umukobwa bamubajije ibibazo byinshi, bimwe akajya abyemera ibindi akabihakana. Agira bati ufite udusatsi twiza. Umukobwa disi yaguyemo, yaratunguwe, yabonye umusore mwiza w'imboga ari kumukoraho gutya. Umukobwa aravuga ati ibintu ntibisanzwe, ati ahubwo watinze kunyijyanira.
agakobwa disi nubwo yabaga ku muhanda yaryaga neza, yarabayeho neza nyine, kuri we ntabwo yarabayeho nk'abandi b'imbobo cyane, ubona ko yasaga neza. Noneho bamubwiye ko bagiye kumutwara, umukobwa yaba yaramurenze cyane. Shoferi avuga ati ''ese uramukunze?'' Ati ''ndamukunze''. ''Turamukunze?'' Ati ''yego''. ''Kano gakobwa se urakabona gute?'' Ati ''ni keza''. Umushoferi akomeje kumubwira ati ''kano gakobwa ari keza, tukijyanire ujye kumugirira umukunzi''. Umukobwa disi yatangiye kwambara ya mpeta wa musore yamuhaye. Umukobwa yatangiye kuyambara neza, arayifunga, aravuga ati ''ka twigendere''. Uwo musore nawe disi yamuhaye impeta ngo bajyane bajye kwibanira. Umushoferi byaramutunguye cyane, ati ''si ibi ni iki Musa, ni uko ukunda?'' Ati ''ukunda n'umukobwa ku muhanda?'' Agakobwa disi kabyumva kakamwenyura, kakavuga ati ''mana we, ni wowe nari narabuze, ni wowe nari naragejeje mu buzima bwanjye, none ndakubonye'' Ati ''mana icyo yamvuzeho ntabwo cyasibangana''. Baratashye, wa mushoferi atangiye guhamagara wa musore, ati ''ese bimeze bite n'isi?'' Ati ''se mute turajya ku kazi'' Ati ''ye ntaribi twajyayo''. Wa mukobwa nawe bamugejeje mu rugo, yatangiye kwishimira, ageze mu nzu mu gipangu, yari yatangiye kwambara imyenda myiza asa neza, atangira kwireba, yazana televiziyo. Umusore nawe mu kureba hirya abona wa mukobwa disi yishimye, ari kwata televiziyo. Ati ''Musa, siko wa mukobwa noneho yamenyereye''. Umukobwa disi ageze mu buzima bushyashya. Umusore nawe ni mwiza w'ibogara, arimo aramureba, akavuga ati wirebera televiziyo nta kundi, ibintu byo gusura mu cyaro byihorere. Umukobwa yatangiye kwita televiziyo, ashyiramo filime z'abantu bakundana. Umusore yaratunguwe cyane, ati ''se birashoboka?'' Umukobwa disi nawe yinjiye mu buzima bushya, atangira kwiyumva ko yakunzwe cyane. Umusore nawe yahise ava kuri telefone, avuga ati ''ariko ubundi reka tuganireho gatoya''. Umusore mu kureba hirya abona disi umukobwa yishimye na televiziyo. Umukobwa disi yari yishimye yibereye muri televiziyo, ntiyari asanzwe ayibona, yari yaragiye mu buzima bubi. Noneho yabona uriya musore, ibyo yari arimo byose yarabirekaga, ahubwo akaza amuhobera. Mama we, dore ubundi aba nibo bubakira urukundo rwiza rukamera neza, aba nibo bubaka urukundo. Nk'abantu mwe, izi ngo aba nibo bubaka urugo rukarama, ntabwo rujya rusaza urugo rwabo, cyane ko uno mukobwa batamuca inyuma, igihe cyose amubwira utugambo twiza, urukundo rwanjye ndagukunda, I love you. Umusore nawe ati I love you ntaribi. Nkwibutsa yuko wakora subscribe yo kwica tukayizamura, dore n'inshyashya nibwo igitangira, nkajya mbaha filime nk'izi ngizi buri munsi. Umusore disi batangiye kumwitaho biramurenga, ati uzi ko nari nsanzwe niyitaho, nta muntu wari usanzwe ureba umucongo wanjye, none uri kuwureba. Umukobwa ati naje hafi yawe kugira ngo njye nkusukura nkurebe neza, ubundi naje mu buzima bwawe kugufasha, kukugirira neza no kugushimisha. Mbega byose ubundi icyifuzo cyawe ni nk'itegeko kuri njye. Umusore nawe ati nawe icyo uzajya ushaka ni nk'itegeko kuri njyewe ujye kugishaka. Ubona kubakira urugo rwabo. Umukobwa yatangiye umukobwa disi batangiye kujya amubwira amagambo, akababara cyane, akibuka ubuzima yavuyemo, ntabwo ari kubyiyumvisha cyane. Ati ngwino uryame mu gituza maze utuze. Umusore disi yatangiye guhumuriza aka gakobwa. Wa mukobwa nawe we ntabwo ari kubyiyumvisha, ari kwishima, akanya gato akarakara, akavuga ati ''si ubu ngubu koko ni njyewe?'' Ati ni njye wakunze. Umusore ati ni wowe nta wundi. Ati ni wowe wahindutse urukundo rwanjye, noneho nta nubwo ari n'umuntu waje ngo tubane ngo ngugire umukozi, wabaye umufasha wanjye w'ibihe byose mu buzima turimo ku isi.
batangiye kwikinira agakino, batangira gukundana, umukobwa disi yatangiye kumushimisha aramubyinira, ariko se mana umukobwa disi yahise agenda yegera mu buriri ajya kwiryamira, umusore nawe ati esha nagutsindiye warayi, umusore nawe yaraje aza iruhande rwa kino gitanda n'umukobwa aryamye, umusore atangira kumworosa neza, aramworosa ati good night.